Ndagushimye cyane muvandimwe Rurangwa, nigeze gutanga ikiganiro kuri uyu murongo Info France Rwanda, ngiha umutwe uvuga ngo watinyute uwakwiciye ari we wagombye kugutinya. Abantu kubyumva kandi ntibiziguye, ariko urabona kugira ngo dutinye zira ntera hamwe tuba dufite amakosa, turahura ndetse hari igihe kigeze kigera abantu bagahurira mu makwe, bagahurira mu mihango runaka, bigeze igihe bamwe dutangiye kujya tuza mu Rwanda tukaza mu manama, batangiye kuvuga bati bariya noneho akacu karahagaze. Urumva twabateye ubwoba, batangira gushya ubwoba. Ari nayo mpamvu mbwira abanyarwanda ntibagatinye intera hamwe ziri hano mu Bufaransa, kuko nizo zigomba gutinya abo ziciye, abo zasize iheruheru. Kuko batinya ntishoka. Bavandimwe bakunzi ba Rwanda Canada News, bahaye ikaze. Turi kumwe kuri uyu mugoroba n'umuvandimwe sindi buvuga izina rye, arabibwira. Twahuriye mu mujyi wa Kigali, turaziranye kure na kure, ariko ntabwo rwose ndi bubatindire. Reka muha akanya babwire uwo ari we. Mwakwibwira abantu batwumva ba Rwanda Canada News, noneho tugakomeza ibitugenda uyu mugoroba. Urakoze muvandimwe Rurangwa kunyakira, ndetse muri iki kiganiro tugiye gufatanya, kandi nk'uko bivuze ndagomba kwibwira abatwumva. Ndi Kayumba Yohani Batista, ukorera mu Bufaransa ku rwego rw'umurongo Info France Rwanda, kandi nkaba nejejwe no kongera kubona nawe ubwa kabiri. Ubwo nibwira ko ibyo biza kuva mu iki kiganiro bishimishe abatumirwa bacu, kandi rwose ndagushimye. Urakoze cyane Kayumba. Nagira ngo mbabwire aba bakunzi ba Rwanda Canada News ko by'umwihariko nshimishijwe no guhura n'uyu mugabo waturutse mu Bufaransa. Mfite amatsiko menshi ku bantu baba mu gihugu cyanyu. Uri Umufaransa, wamaze imyaka myinshi, ariko mfite ikibazo bibiri nshaka kukubaza ngo bitatu. Icya mbere, ndagira ngo musobanurire ikintu twumva iwanyu ngo cyitwa leta ikorera mu buhunzi, ngo kiyoborwa n'umuntu witwa Padiri Nahimana. Uko tubibona nuko tubyumva kuri za social media, ndagira ngo nk'umuntu ushishoje, ushesha kanguhe, uba muri kiriya gihugu hamaze imyaka, umbwire rwose mu magambo asobanutse icyo biriya bintu bishatse kuvuga. Cyane cyane usobanurira ukuntu numvise ko no mu background yawe uri umuroya, umunyamategeko. Wowe na diaspora y'iwanyu, iriya leta ikorera mu buhunzi te, ikora iki? Ese leta y'Ubufaransa yaje kwiyemerera gukorera ku butaka bwayo ite? Igihugu twese tuzi gihora cyita ku isi yose ngo ni état de droit. État de droit yemera amafuti nkariya ku butaka bwayo ite bigenze bite? Ibyo nkikubajije nk'umunyamategeko ngusabe arige arabumva bose Rwanda Canada News ubasobanurira icyo kintu, kuko kiratubangamiye cyane. Ndongera kugushima muvandimwe, kuko umaje ikibazo gikwiriye kugira ngo muri iki gihe cya none abanyarwanda basobanukirwe bene wacu bari mu dutsiko, ndetse navuga ko twa dutsiko tubangamiye u Rwanda cyane, tubangamiye igihugu cyabo, tukabangamira abanyarwanda, tukabangamira na diaspora barimo. By'umwihariko rero umbajije uwo mugabo witwa Padiri Nahimana. Mu by'ukuri amakoro y'imvaho yo mu gipadiri mfite, noneho no mu buyobozi bwa kiliziya yo mu Rwanda, Nahimana nta kiri padiri, bamaze kumuhakanira. Ariko uwo mugabo umbajije ni ukuvuga ngo ni wa mugabo waje muri 2005 aje mu Bufaransa, yurukira ahantu nari ndeho bita Rwanda. Azari umupadiri usanzwe, azari umupadiri ubona nta kibazo afite, azari umupadiri atavuga ngo hari umwirukanye cyangwa se hari wari ugiye kumwica, aje gusura bene wabo bari mu Bufaransa. Niko twamwakiriye avuga, ariko yenda iby'inyuma si kimwe n'iby'imbere, yari afite indi migambi. Ariko mu minsi mike Nahimana wari padiri, kuko ubu nta kiri padiri, icyo kintu ndagira ngo gisubiremo,
abantu bacyumve neza, Nahimana ntakiri padiri kuko wabimuhaye yarabimwatse, ariko padiri wo waje ari padiri, noneho bizamusemera nibyo yatangiye, ava muri wa mwenda wa gisaserdoti ajya muri politike, nta bujura gukora politike, ariko noneho ajya mu mwenda wo gutegura imigambi mibi yo gutuka u Rwanda, yo kurusebya, yo kuruharabika, ndetse noneho no kugerekaho ibinyoma yamamaza hose. Ubwo afite umugambi runaka. Ndashaka gukomeza kukubwira Nahimana wari padiri utakiri padiri. Iyi saha tuvugana ni wa wundi umaze kugira agaco cyangwa se agatsiko k'abantu yagiye yikururiraho, bamwe bize mu masemineri kuko twashoboye kubamenya. Hari nk'uwitwa Shaste Gahunde yagize ministre n'ibyo yita ngo ni guverinoma, nabyo ndibuze kukubwira cyangwa ndibuze kubisobanura kugira ngo abantu babyumve neza, kuko abanyarwanda bihaye ingeso zo kujya mu mateka y'ubugome bwa za guverinoma zigeze kubaho mbere ya Genocide yishe Abatutsi. Nk'uko hariho guverinoma y'ubuhungiro imwe y'abatabazi, nawe iyo niyo yiganye icyo kintu kimeze nk'abaringa, ubu nicyo yashyizeho hariya mu Bufaransa. Ni umugomero wambaye umugomoko, ni umugome wegeranye n'abagome bamwegereye, bafatanyije ubwo bubi gucura imigambi kugira ngo barebe ko u Rwanda rw'iki gihe rutekanye rwabura amahoro. Muri gahunda ya niko ameze. Ndetse batubwiye ko no muri seminari yigaga nk'umunyeshuri yacuraga bene iyo migambi mibi yo gukora amagreve, yo kuvurunganya mu kigo, yiga igipadiri. Wumva ubugome aho bwahereye. Hano ugeze kumbwira turiya muhungu yonse ibere arenda ryamuviremo ibyo, ariko si byo ngarukaho. Amateka dufite, inkuru dufite, twabwiwe n'abo biganye bakoranye, nuko padiri buriya ngo ari umuntu ushobora gushirukanya ikintu kibi agashyiraho gahunda mbi yo kugira nabi ubugome nk'uko yabikoraga muri seminari. Mbabarira gatoya kuko icyo gihe utese iyo kuko ni guverinoma yemewe n'Abafaransa juridiquement mu buryo bw'amategeko, iriya si guverinoma. Guverinoma ikwigeho abantu barabizi, ariko kuko abanyarwanda bamwe bataye umuco wa kinyarwanda bagakora ibyo bishakiye, bahimba n'ibyo bashaka nk'uko bahimba inkuru mbi. Ni abantu bo bicaye aho bashakisha amayeri yose yo kugoma nk'uko bagomye, yo kongera guhemuka nk'uko bahemutse, bahimba ikintu bita guverinoma kimeze nka cyabaringa, agitumiramo abamukundiye, abitirira imyanya nk'iya guverinoma nk'uko za guverinoma zibaho. Ubu ni nta guverinoma yitwa Nyarwanda iri mu gasozi. Guverinoma nyarwanda ni iri i Kigali aho yicaye ikorera u Rwanda n'abanyarwanda, n'ibasuye abantu ntabwo basubira ngo ize kuba guverinoma mu mahanga, ni guverinoma iri mu Rwanda. Ubwo rero guverinoma ntiriho mu buryo bw'amategeko, iyo si guverinoma, ni ibintu abantu bapapira kugira ngo bagere ku migambi yabo mibi, bakomeze bashuka abandi, babazane mu icyo kigare cyabo, nabo bishimira ngo ni abaminisitire. Uri buze kubona ko turi buze kuvuga yenda n'abagize minisitire bamwe nk'abitwa Bantaganda Jean Paul, kandi bari iwanyu muri Canada. Ubwo se yabaye premier ministre uri muri Canada, perezida akaba ari mu Bufaransa, abo ntibagira n'isoni kwitwa ibyo batari byo, bakabihimba bidafatika, n'ababakurikiye ntibabone ayo mayeri arimo n'ubwo bugome n'ibinyoma. Nuko nabikubwira ko uwo mugabo n'abamushagaye ibinyoma n'ubugome bari guhimba hariya hose, ariko ibyo byaramenyekanye, turabikurikirana, tubitahuraho kenshi, tubitanga mu makuru dutambutsa kuri Info France Rwanda, kandi kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe neza ibyo bipapirwa n'abanyarwanda bamaze kurengwa, bafite n'imigambi y'ibibi batarangije mu Rwanda kugira ngo babikomeze. Mbabarira kuvuga menshi, ariko byari bikwiye kugira ngo usobanukirwe Nahimana uwo ari we. Ntakiri padiri, ni umugome uri aho ufite abandi bagome bari kumwe, ariko u Rwanda rw'abatahuye n'abanyarwanda barabatahuye. Ndibwira ko bafite akaga. Urakoze cyane kuri icyo kibazo cya Padiri Nahimana, ariko ndakugarukaho wowe nk'umunyamategeko umuroya. Kandi ntakiri padiri. Wabisobanuye, nibyo ntakiri padiri koko, ariko nk'umuroya, nk'umuntu utuye mu Bufaransa, ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa, ukaba warize amategeko. Ni gute igihugu nk'Ubufaransa cyita état de droit cyemerera activité nk'iyo ikabera ku butaka bwayo, ikabyihorera, ikabitera inkunga, bagasaba kwivumbagatanya kwa kundi ngo ibyo bita ngo la grève populaire, bakajya mu mihanda cyangwa muri za parike. Ariko nanabonye hari ubwo bashaka kujya mu mihanda bakawangira, bakabohereza muri za parike, bakemera bakajyayo.
nk'umunyamategeko wabwira abakunzi ba Rwanda Canada News ukuntu igihugu cyita etat de droit cyemerera activité bizarre nka ziriya zikabera ku butaka bwaho? Ni gute nk'umunyamategeko? Ntabwo mbikubaza nka Kayumba, ndabikubaza nk'umuroya cya exercer mu Bufaransa, ukatubwira icyo kintu ukuntu cyemerwa gukorerwa ku butaka bw'Ubufaransa. Urakoze cyane, icyo kibazo ni ingenzi. Ubufaransa ni igihugu cyubahiriza amategeko, cyishyiriyeho akigenga, abaturage bishyiriyeho, bahagarariwe n'inzego z'abadepite, mbega inteko, ku buryo ayo mategeko bayubahiriza. Kuba Nahimana ashobora gusaragurika kuriya bakamureka, abasazi ntaho bataba. Iyo bamaze kubona ko ari ibisazi, nabo babona ko ntabwo ari ibintu bifatika, si ibintu bizima. Ariko si ukuvuga ko batabikurikirana, si ukuvuga ko batareba n'ingaruka bishobora kuzagira, babikurikiranira hafi. Kwitwara kurira bakabyihorera. Ubundi umunyamategeko iyo avuga ko ikintu kitari neza kitari mu mategeko, abanza kugishakira ibimenyetso, akagishakira mbese uburyo gitangira n'ibyo gikora, n'icyo bivuga gute, uko gihagaze, uko gikora, ingaruka gifite. Noneho cya kintu bakagishakira icyo bita fait juridique. Ni ikihe kibazo kibangamiye amategeko kiri muri biriya bintu? Nahimana si ukuvuga ko bamuretse gutyo gusa, ntabwo bashobora kumureka kuriya. Abafaransa ni igihugu cyubahiriza amategeko, kikubahiriza n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Baramureka agasambagurika mu makosa yose, ariko bamukurikiranye. Nahimana buri arakurikirana. Nitwe nanone dufite uburenganzira bwo kugaragaza ububi bwe n'ibyo arimo bishobora kwinjira mu mategeko, akabibazwa, akabiryozwa, kandi n'abandi n'inzego za leta y'Ubufaransa bihari. Mu gihe rero gikwiriye, buriya ntabwo byagutangaza bagize gutya Nahimana bakamuhamagara bati uri mu biki, za investigation, uwo mwita le juge d'instruction niwe baheraho kugira ngo avuga ati twamaze kuvumbura kuriya mugabo ari gukora ibintu binyuranyije n'amategeko. Ubwo umucamanza ushinzwe kujya kugenzura no gutara amakuru niwe ubanzayo bwa mbere. Kandi nibwira ko Ubufaransa buticaye. Ikindi dufiteho umugisha nka diaspora y'Abafaransa, y'Abanyarwanda ari mu Bufaransa, nuko dufite umunyamategeko wacu wihariye muri diaspora witwa Maître Richard Gisagara. Kandi no mu Rwanda bamuheretse kumuha ibyemezo bimuhesha uburenganzira bwo guhagararira muri baro zo mu Rwanda. Abafaransa bwo n'ubundi nibo bamwigishije, barazimuhaye. Ubwo twibwira ko ibyo bibazo byose bigenda bivuka ku myitwarire ya Nahimana n'agatsiko ke biri hafi gushyirwa ahagaragara kugira ngo byigwe mu rwego juridique rw'amategeko. Padiri Nahimana wakuweho ubupadiri atangiriye akurikirana. Murakoze cyane kuri icyo gisobanuro, ariko njye ntabwo nshizwe, ntabwo ndi umunyamategeko, ariko bintera agahinda cyane kuko erega n'ibibera mu Bufaransa ntumuze kunyumva nabi ngo tubyitirira Abafaransa bose. Nta nubwo tubyitirira mu by'ukuri leta iriho ubu ngubu, uretse ko iyo Perezida wa Repubulika akoze icyaha gifata igihugu cyose. Ibi bintu byaturutse kuri Perezida François Mitterrand, noneho niwe wari inyuma ya Perezida Habyarimana n'agatsiko ke. Ibyo byose ntaho byavuye, bari bafatanya agatoki. Ariko ngewe nk'umuntu usanzwe w'umunyarwanda urebera kure ibintu bibera mu Bufaransa, bwemeye kubika abantu bose b'inkoramaraso bamaze Abatutsi mu Rwanda, ari abateguye Genocide, ari abayikoresheje, ari abaguze imihoro, ari abayifashe bagatema abantu. Ibyo byose Ubufaransa burabizi. Kububizi ugakomeza kwita ngo uri pays de droit, igira respect du droit de l'homme. Jye nk'umuntu usanzwe utari umuroya ntabwo nshyizwe, ariko nawe wakoze uko ushoboye uransobanurira, kandi amategeko nuko yanditse niko akora. Wenda two kubisubiramo nabisobanukiwe, nuko gusa jye ntanyuzwe, ariko nta kundi wabigenza wasobanurira. Gusa Abafaransa ndibwira ko no kubyita n'Abafaransa, nibwire ko bari abantu bafite ibyo bagendeyeho bisanzwe. Urabizi neza ko Genocide imaze gutangira bohereje indege zo gutwara bari abantu. Abo bantu rero nibo bakora ibyo bashatse, barigaragambya, bakora ibyo bishakiye. Ariko ngiye kubwanjye Abafaransa ntibakwiye kwita pays de droit,
et du droit de respect du droit de l'homme, ce n'est pas vrai. Kuko bagombye kuba barahagaritse biriya bintu, bazi consequences za genocide, bazi genocide icyo ari cyo, bazi ibihugu byose byabayemo genocide, ariko kubona bareka ibintu nka biriya abantu bakigaragambya bagakomeza bakirengagiza ibyakozwe, amahano yose yaguye bakabihorera hariya bose. Ariko hari ikintu cyiza dutangiye kujya tubona, ndagira ngo ungarukire ku kintu kimwe. Mperutse kumva ko umuntu witwa Padiri Wenceslas wari hariya, nibagiwe umujyi wanyu abamo hariya ko witwa, wenda wanyibutsa rwose. Mperutse kumva ngo baramuhagaritse mu bapadiri. Abantu b'Abanyarwanda banyumva abakunzi bose ba Rwanda Canada News, wenda ndi mukuru jewe, ariko n'abatari bakuru, abatarabibonye n'amaso barabisomye, babonye amavideo, bazi ibyo Wenceslas yakoze muri Paroisse Sainte Famille, bose barabizi. Nta murescape n'umwe warokotse genocide y'Abatutsi utazi cyangwa utarumvise Wenceslas muri Sainte Famille. Akaboko yakoresheje yicisha, arashisha, agambanira Abatutsi, niko akoresha atanga ukarisitiya mu Bafaransa bo mu mujyi wanyu hano. Abo baparose bamuhagazeho bamushingaho inzara, baramurwanirira. Wansobanurira nawe numvise ko uretse no kuba umuroya ngo uri n'umupasitori, ni gute umuntu akaboko gafite amaraso ajojoba ugafatisha ukarisitiya ya Nyagasani, ibyo bita Sainte Eucharistie, ukayifata ukayiha abantu, akaboko kajojoba amaraso y'Abatutsi. Leta y'Ubufaransa yita pays de droit ikabyemera. Nk'umuroya, nk'umunyarwanda, nk'umufaransa, wasobanurira ibyo bintu ukuntu mwebwe muri diaspora yanyu mubyemera bikaba? Ubufaransa tugira n'umugisha, umuyobozi wabwo muri isaha tuvugana na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, muri iyi minsi turimo ubu duhagazemo gutya, ibi bihugu byombi bihagurukiye icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo aba bantu bose bagiye bakihishahisha, bakagenda ndetse bigira bere, bamwe bakazara abapadiri n'abapasiteri, baramaze kuzura amaraso mu biganza by'Abatutsi bishe, bakaza bakiga gukora kuri za Eucharistia, ibyo bimenyetso byera byo mu rusengero, muri kiliziya. Ndakubwiza ukuri ko kugeza kuri isaha igihe cyabyo cyatangiye kugerwaho, ku buryo bariya bantu nta n'umwe wakira karutega, ndetse n'izi leta zarabahugurukiye ku buryo mu bufatanye nibwira ko bigiye kujya hanze kurushaho. Niba ubu tuvuga gutya, Padiri Wenceslas ubwabo yaramaze gucibwa muri paruwasi, bakamukura ku mirimo bitewe n'ibindi byaha byamugaragayeho. Nta n'umwe abamwamaganye bagiye kugira ingufu cyane, kuko n'abagiye kumwamagana cyane, twese tuzabivuga kugira ngo igihishe kigaragare, kugira ngo mbese ndakubwira ngo ka gatsiko kabicanyi kamaze Abatutsi, kamaze u Rwanda karuyogoje, ni mu minsi mike. Ako gatsiko bamwe nyine barafunze birumvikana, abandi bari kugenda babatahura, abandi imanza ziri kugenda zicibwa kugira ngo bafungwe, byafashe igihe birumvikana. Ariko igihe cyose isi izamara gutahura bivunduye ububi bw'abajenosideri, ibyo bakoze mu Rwanda, nibi dutangaza kwizi mbuga zacu, bizarushaho kwemerwa, bavuga bati dore barabivuze natwe turabyibonera. Ubwo rero bari bihishe mu Bufaransa cyane cyane ahondi, cyane cyane ko Padiri Nahimana akitwa padiri yinjiriye mu ntara bita Normandi. Uwo Padiri Wenceslas nawe yinjiriye hariya muri ntara bita Normandi. Abo bose nta waguhakanira ko atanze. Ibyo mbavugaho ndabizi. Niyo mpamvu ibyabo bigomba kujya hagaragara bakamenyekana, kandi byamenyekanye yenda abantu bagiye babiha agaciro buhoro buhoro, ariko agaciro kabyo kamaze kugaragara, ku buryo ubwicanyi bwabo nta n'umwe uzasigara atavuze ngo abo bicanyi nibagenerwa ikibakwiriye. Urakoze cyane. Ubufaransa kuri iyi si Imana yaremye ni kimwe mu bihugu bicumbikiye inkoramaraso nyinshi, ni nyinshi cyane. Abari mu butegetsi bari muri investigation zikorwa cyangwa bageje mu maboko y'ubucamanza
ni bake cyane ugereranyije n'abatuye mu Bufaransa. Nanone nk'umunyamategeko wenda nabigarukaho nkakubaza ntese ariko ibyo uri bunsobanurire birasa n'ibyo wansobanuriye kandi koko bijyanye n'amategeko yemewe. Ariko icyo ngira ngo garukaho gitoya, nk'ubu uzi turufu bagenderagaho iremereye, bahora bakangisha buri gihe, bahoraga baririmba ngo inkotanyi nizo zarashe indege ya Habyarimana. Ibyo bintu babigarutseho, uwahoze ari first lady w'u Rwanda kera, umugore wa Habyarimana Agatha Kanziga, niyo turufu yagenzaga. None babakura inzira ku murima, bababwiye ko iyo dosiye itazongera no kugaruka na rimwe mu bucamanza bw'Ubufaransa. Ese nk'umunyamategeko nanone niyo mpamvu nkugarutseho, icyo kintu urakibona ute? Gifite impact yihe ku bintu twese twajyaga tumva mu Bufaransa? Bifite impact yihe muri communauté, muri diaspora y'abanyarwanda bari mu Bufaransa bavanze impunzi zarokotse genocide n'abakoze genocide? Kuko muravanze hari kandi muvanze muri benshi mwese. Icyo kintu cyakiriwe gite? Nubwo utari mu Bufaransa muri iki gihe ariko wakurikiye amakuru y'iwanyu hari, mwacyakiriye mute? Kuko twebwe twakomye amashyi tumera amabavu mu ntoki ko icyo kintu kitazagaruka na rimwe kuri tere y'ubucamanza. Muvandimwe Rurangwa, ndakivugaho, turi mu ntsinzi igenda iba intsinzi kurushaho. U Rwanda rwabohojwe na FPR, rukabohozwa mu maraso y'abicanyi, rukabohozwa mu mirambo y'abantu, abantu bose ari amarira, ari iki byose ibyo baharaniye bakabigaragariza mu gihugu imbere, ubu noneho biri kugaragara no mu mahanga. Nakubwiye ikintu icyo bita procédure juridique, iyo ni itegeko byanze bikunze. Turi mu myaka noneho imanza zagiye zitangirwa ziri kugenda zigera ku musozo wazo. Ibyo ni ishimwe rikomeye cyane tugomba kwishimira. Kandi inkiko zo mu Bufaransa, ndahamya ko izo nkiko zo mu Bufaransa zizagendana n'igihe tugezemo cyo kugira ngo nabo barangize bavane no mu nzira aya mateka ya Genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda, kuko ni ikintu cy'indengakamere ku buryo no mu mahanga uwo gifashe arahanwa naho byaba bimaze imyaka 100. Ni ukuvuga ngo iyo procédure juridique yatinda yabaho, ibyo izajya igeraho ni uko izajya igera ku byemezo bigendanye na Genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Kuba hari ibyo byemezo, icyemezo cy'ingenzi muri iyi minsi cyasohotse bigaragaza ko ari, navuga ko inyongera ikomeye mu ntsinzi y'abanyarwanda barabiharaniye kuva kera. Bavuga bati nubwo Habyarimana atahanurwa n'indege, bene waba bari kumwicira, bari no kumufata mu bihugu bakamwica. Kuko ni ukuvuga ngo ikintu cyari kibarakaje, ziriya nterahamwe, ziriya abo mu rwego cyane bavuga ngo ni bahutu power, ni bya bikoko byakoraga nabyo bigandagura abantu, byari byaramaze kurakara kuko Habyarimana bumvaga nta wundi muntu waza gusangira ubutegetsi nabo. Icyo nicyo cyane cyabateye inarijye, baba egoiste, baba bwabwibone bwabo, bumva ko nibo bonyine gusa. Ariko iyo mu bintu bimaze kugera mu manza, iyo baciye urubanza ruba rurangije, ubwo rero n'umugisha n'intsinzi ikomeye cyane kumva ko urukiko rusesa imanza, rusheshe urubanza cyane haregwagamo abasirikari b'u Rwanda b'iki gihe barengeye u Rwanda rwarushyizwe mu kaga, bakajya kuregwa ku bintu ahubwo ubwabo bagombye kuregera bakabihindanya. Byahereye ku basirikare b'Ababiligi, babarega ko aribo babaye complice na ibyitso by'abasirikare ba FPR kugira ngo bahanure iyo ndege ya Perezida Habyarimana. Ariko ubu noneho ukuri kuragaragaye, ni ukuvuga ngo urubanza rugomba kugendera ku bimenyetso simusiga. Ibyo bimenyetso simusiga nibyo bigenderwaho, hakazabaho umwanzuro w'urubanza. Igihe cyose u Rwanda ruzaba rugifite ikibazo hanze, kuko mu gihugu imbere ni amahoro, ubyemera byemera, utabyemera ni shauri yako, ariko u Rwanda ruratekanye. Ariko hanze igihe hakiri kagati twa dutsiko
tukiri nka cya gitonyanga cya wino kigwa mu mazi inyanja yose ikandura. Ntabwo nabo bafatanyije natwe ubwacu abanyarwanda biyemeje no kuri izi mbuga zacu twaryamba duteze. Urakoze cyane kuko hari n'abanyu mu Bufaransa abantu bafashe ya mbere kandi baba professionnel. Navuga wenda umwe nzi neza kuko nasomye ibitabo bye nk'uwitwa Guillaume Ancel ni umuntu waraha mu gihe cy'urugamba rw'inkotanyi rubohoza u Rwanda. Ni umuntu wabonye ibyo byose, wakoze investigation zishoboka zose, asobanura neza ko iriya misile yarashiriye ndege kandi abivuga nk'umuntu uri professionnel mu bintu bya misile. Ariko abafaransa banze kumwumva. Ariko kuvuga ngo ntibanze kumwumva byo ni ukurengera ngira ngo, kuko abajije berekanye ko ibyo aba professionnel berekanye bifite ishingiro. Naho twari twavuze ngo baramupfukiranye kuko nta kintu atakoze, baramwambagana, baramwanga, bamutera n'amabuye hari ngira. Ariko noneho abacamanza wenda niho twagarukira Ubufaransa ko ari pays de droit, nubwo bifata igihe twibaza kubera akababaro dufite tubona ari birebire, ariko bagera bagasubiza hagati impembero bakareba ukuri aho guherereye. Nk'ubu ibintu byose Guillaume Ancel yasobanuye ku byerekeranye na misile yarashiriye ndege, abacamanza basa naho rero byagarutseho basheshe ziriya manza ko zitazanagaruka burundu mu rukiko rw'Ubufaransa. Ibyo wenda ni ikintu cyo gushima, ni ibintu bitanga icyizere mu banyarwanda ko amaherezo tuzabona ubutabera, kuko abantu baduhekuye batumazeho abantu bidegenje mu mihanda, ahubwo bagira ese ubundi mu Bufaransa muhaba muti iyo muhura nabo mu mihanda ko bari benshi rwose bahuzuye pe, iyo muhura nabo mu mihanda mu tubari ko abantu bagira aho bahurira abanyarwanda ko ari abantu bari social cyane, wenda mu magambo atarenze umunota umwe wambwira abo bantu mubana mute ko muhura buri munsi? Ndagushimye cyane muvandimwe Rurangwa. Nigeze gutanga ikiganiro kuri uyu murongo Info France Rwanda, ngiha umutwe uvuga ngo watinyute uwakwiciye ari we wagombye kugutinya. Abantu kubyumva kandi ntibiziguye, ariko urabona kugira ngo dutinye zira ntera hamwe twa dufite amakosa, turahura. Ndetse hari igihe kigera abantu bagahurira mu makwe, bagahurira mu mihango runaka, bigeze igihe bamwe dutangiye kujya tuza mu Rwanda tukaza mu manama, batangiye kuvuga bati bariya noneho akacu karahagaze. Urumva twabateye ubwoba, batangira gushya ubwoba. Ari nayo mpamvu mbwira abanyarwanda ntibagatinye intera hamwe ziri hano mu Bufaransa, kuko nizo zigomba gutinya abo ziciye, abo zasize iheruheru. Kuko atinya ntishoka cyane ko n'icyo gihugu nk'uko tubivuga ni igihugu bataza kuza ngo bakugandagure mu muhanda gutya. Simpakanye ko ubugome butakorwa, simpakanye ko abantu batagutangira mu nzira, ariko ibyo ntabwo bikunze, nta nubwo nabo ubwabo ntibabona inzira babinyuzamo, kuko si inzira ziri mu gicuku zitabona ku manywa. Cyokora natwe turagomba kumenya ubwenge, turagomba kumenya ubwenge kubana nabo. Iyo ubana n'igikoko ubuze ko utagenda ngo unyuraho kiba kiganditse, ntabwo wajya kwigaragambya imbere yaho intari ngo uravuga uti ndahanyura. Mu kabari kanyweramo izo nterahamwe ni ukuhirinda, birumvikana, kuko hari nabo abahurirayo nabo bakagira ibibazo. Hari umwitwa uzi abaherutse gucira mu maso, bamukubita inshyi kuko yaraje gusaba icyo n'abandi bagomba gusaba. Bati uyu nguyu aratwanga, bati uyu nguyu niwe wirwa ajya kuturega i Kigali, ibintu nk'ibyo ngibyo. Tugomba kumenya ubwenge bwo kubana nabo, ariko ubundi kubatinya byo mbikuyeho kuko nari nabivuze rwose. Gutinya intera hamwe ni ukuziha ingufu. Ahubwo tugomba kuzikurikirana mpaka nabwo uzaba ziciye bugufi, ahubwo zikagaruka zikihana. Urakoze cyane kuri icyo gisobanuro mbaye. Nuko tubanye rero. Murabanye kandi mubanye n'abanyarwanda, namwe muri abandi, nubwo bamwe ari inkora amaraso abandi ari aba victime. Ariko se ikituma nkubaza icyo kibazo giyewe ni umubare mufite munini w'abantu nk'abariya hafi ya bose, ndetse ndibuka n'abahungiye mu bindi bihugu iteka wasangaga bashaka ikintu cyatuma bambuka bakajya mu Bufaransa kuko ariho bari bizeye la protection totale. Niko byagenze kandi byarakozwe. None se kanumvise koko wagira ngo Ubufaransa bwatangiye gufungura amaso
na leta yaho, kubera ko numvise nk'umuntu ngo witwa harya yitwa Ntiwiragabo, ngo Colonel Ntiwiragabo bamwimye ubuhunzi kandi amaze igihe. Madamu Kanziga nawe ntabwo arabona, ari mu kirere. Iturufu yagenderagaho ni indege y'umugabo we, none ngira ngo bayishishijeho umurongo bitazanasubirwaho. None se nanone nkugaruke nk'umuroya, ubu urabona ibigiye gukurikira hari ibi. Burya icyatangiye neza kisozana neza. Izo ngingo zonyine utanze ziragaragaza ko ikigiye gukurikiraho ni ugushyira mu bikorwa cyane cyane ibyo u Rwanda n'abanyarwanda basabye kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kigire umutekano. Ni ukuvuga ngo niba hari abantu babujije umutekano u Rwanda bari mu mahanga bicaye ku butaka bw'Ubufaransa, bagiye gukurikiranwa kugira ngo babuzwe ibyo bikorwa bibi. Kuko nakubwiye ko dufite abaroya bakora imirimo y'uburoya hariya mu Bufaransa, mu nteko z'Ubufaransa, mu bucamanza bw'Ubufaransa. Nakubwiye nka Metere Richard Gisagara ari muri diaspora yacu, ni umudiaspora kandi yahawe uburenganzira na kiriya gihugu, n'u Rwanda rwongera rurabikomeza rurabyemeza. Ikigiye gukurikiraho ni ukubashyira ahagaragara, ni ukubashyira ahagaragara n'ibikorwa byabo bibi bikagera mu manza, bose bagasakumwa kugira ngo nyamuneka. Ari n'Ubufaransa nabwo nta mahoro bufite, ntabwo waba ufite abicanyi mu gihugu cyawe ngo uvuge ngo ufite amahoro. Kandi ibinyoma binjiranyemo babeshya byamaze kugera ahagaragara, n'ibitaragera ahagaragara bizagera ahagaragara, bizamenyekana. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Ubufaransa buriya cyane cyane ukuri bamaze kuvumbura n'imyitwarire y'abapadiri nk'abariya ba Wenceslas yagabanutse, batangiye kubona abantu bari muri bo. Harimo ndetse n'abandi bagiye bicana, bakica abapadiri, bakajya kwiba abapadiri, bagasenya, bakanatwika. Abo bose ni ibimenyetso bigaragaza ko Ubufaransa bwamaze kumenya abagome barimo. Nakubwira yenda ntemenye n'ibanga ry'Ubufaransa yuko mu minsi mike bose bamaze kugerwa hari ahagaragara, kandi ibyo bikahita birangirira aho ngaho. Ibyo ndabyizeye, Info France Rwanda izabibatangariza kandi bivuga mu gihe cyavuye. Urakoze cyane Bwana Kayumba. Ukomeje wagarutse kenshi kuri Gisagara, Metere Gisagara. Ni ukuri turamukurikira ibintu akora, ubwitange agira, umurava afite mu byo akora. Nusubira mu Bufaransa uzamudushimire kuko turamukunda kandi turamwubaha. Ntabwo rero twakomeye amagambo ntawe uvuga ngo arangire, kandi si ubwa mbere n'ubwa nyuma duhuye. Ndagira ngo rwose nizeze abantu bose bakurikiye Rwanda Canada News ko nzasubira guhura na Metere Kayumba, noneho turebere hamwe iyi dosiye itangiye, kuko navuga ko amfite abantu bafite nk'ikintu kinini bo mu Bufaransa, ari abayobozi, ari abategetsi, ari abapolitisiye, basa n'abavanye igihu ku maso y'ikintu kimaze imyaka 28 gipfundikiwe n'igihu, none igihu kikaba gitangiye kugenda gitamuruka buhoro buhoro. Ubu rero nkawe nk'umunyarwanda, nk'umuntu uhagarariye Info France Rwanda, ukaba n'umunyamakuru ubigeretseho kuba umunyamakuru, nako umuroya, umunyamategeko niyo nashaka kuvuga, buhoro buhoro nzagenda nkugarukaho ngusobanuza intambwe irimo guterwa mu gukemura ikibazo kibangamiye abarescape, abanyarwanda muri rusange, mu abantu baba mu Bufaransa bidagenza barakoze ishyano hano mu Rwanda. Ubu rero ngira ngo hasigaye no gushimira abantu badukurikiye bose. Ndashimira abantu bose bakurikiye ikiganiro kuri Rwanda Canada News. Ndabinginze nongeye kubibutsa ngo mujye mugira subscribe hano mubona hasi, ntihazagira ikiganiro na kimwe. Ndabizi neza ko mwese uko mutwumva nta n'umwe udashimishijwe no kumva ibi bintu, nta n'umwe udashimishijwe no kumva program irimo guterwa mu ndiri y'abagome bari mu Bufaransa. Si honyine, hari n'ahandi bari, ariko benshi cyane cyane abakomakomeye bagize uruhare no kubitegura byose barasa naho barimo kugerwa amajanja. Hari umuntu wigeze kwandika, nanjye nigeze kubyandika mu gitabo nanditse mvuga nti le monde finira par être trop petit pour le cacher. Mu Kinyarwanda bivuga ngo iyi si hari igihe ibihuru bizaba bike nibiba bigishobora kubahisha. None bisa naho byatangiye kuba. None Bwana Kayumba, nusubira mu Bufaransa utaturamukiriza abanyarwanda bo mu Bufaransa,
diaspora yo muri Canada izakomeza gukurikirana ibyo mukora, kuko ibintu ukora kuri iriya Info France Rwanda ni ibintu byiza cyane, kandi nabo uzabatubwire bajye bakurikira ibya Rwanda Canada News. Ubwo rero ndagushimiye kandi nkwijeje ko tuzongera guhura tukagaruka, kuko dosiye y'iwanyu tuzayikurikira hafi umunsi ku wundi, kuko iradushishikaje cyane. Murakoze cyane, Imana iguhe. Nongere mbibutse kandi kugira ngo mutazacikwa n'ikiganiro na kimwe, subscribe ni ikintu kiri ngombwa, na like byose mujye mubikora kandi nta kizabacika. Murakoze cyane.